kugira ngo dukomeze muri iki gice cya kabiri cy'iki cyigisho cyacu, aho tugiye kureba bisaba iki kugira ngo umuntu abashe kuzura umwuka wera. Nk'uko twabisomye tugitangira mu gice cya mbere, dusome ibyakozwe n'intumwa n'ubundi ibice byaho bibiri kuri wa murongo wa mbere tuba ariho duhera. Aravuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo bose bari bari mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese. Umuriro bose buzura umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka abahaye kuzivuga. Aha ngaha iyo ufashe reference cyangwa icyitegererezo kuri iki gice, usanga uburyo ababigishwa bari bameze muri kiriya cyumba cyo hejuru cy'i Yerusalemu, barimo basenga bategereje umwuka wera, bategereje isezerano nk'uko bari barabibwiwe na Yesu. Mu by'ukuri naje ndeba ibintu bigera muri 7 umuntu yakwiye gukora kugira ngo abashe kuzura umwuka wera. Ndagira ngo usabe aho uri, niba ufite agakaramu cyangwa agapapuro ubashe kubyandika, kugira ngo nituza gusenga tuze gusenga wamaze kubifata neza wanabyumvise, hanyuma tuze no gusengana Imana ishimwe. Icya mbere naje gusanga kirimo hano harimo gusenga. Mwuka wera ukwiye kumusaba. Niba ufite isezerano ugomba gutebutsa ugasenga Imana, inginga Imana. Noneho muri uku gusenga wakwiye kwibaza ngo ninde usenga, arasenga nde, akwiye gusenga ate? Uvuga ngo mbere y'uko usenga ukwiye kubanza ukihana, ukiyeza. Uvuga ngo kugira ngo wuzure umwuka wera nuko muri wowe uba wamaze kwiyeza, wagiranye connection, wagiranye ubumwe bwihariye na Kristo. Imana ishimwe. Mu by'ukuri akakurebera mu ndorerwamo yitwa gukiranuka, akakurebera mu ndorerwamo yitwa gukora ibyo ashaka. Arimo gusenga, akabamo kwihana uko maze kubivuga. Hanyuma ikindi harimo kwizera, ugasenga wizeye, ukizera yuko Kristo iryo sezerano agomba kurigusohoreza, ukizera yuko ibyo yavuganye nawe agomba kubikora, kandi ko Imana ari Imana itabeshya, ari Imana isohoza amasezerano ikayasohoza nk'uko yayavuze. Ukagira kwizera muri wowe. Ikindi cya kane, ukwiye gutegereza. Imana ishimwe. Ngo bari mu mwanya umwe. Uyu munsi dushobora kugusengera, uyu munsi ushobora gusenga ntuhite wuzura umwuka wera, ariko kubwo gusenga no gutegereza no gukomeza kuba muri uwo mwanya wo gusengera umwuka wera, ukuzura umwuka wera. Uyu mwuka wera ushobora kuwuzura nonaha, ushobora kuwuzura ejo, ushobora kuwuzura uri ku rusengero, ushobora kuwuzura uryamye, ushobora kuwuzura uri mu nzu ugenda, mbese ushobora kuwuzura mu buryo ubwo ari bwo bwose. Mbese umwuka wera yagusanga aho ariho hose. Bisaba rero kwitwararika no kugenda uhora utekereza muri wowe umwuka wera, utekereza muri wowe icyifuzo ufite, kuko yagusubiza. Ushobora kubitegereza ugasubizwa vuba, ushobora kubitegereza ugasubizwa bitinzeho gato, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wera isaba gutegereza. Ashobora kumuguha nonaha cyangwa akamuguha ejo, kubera ko ari isezerano kandi risohoreza igihe ashaka. Ugomba kumenya ko ari Imana itabeshya. Ikindi bisaba kuba mu mwanya umwe. Kuba mu mwanya umwe naje gutekereza, ndabona mu Cyongereza ushobora kubyita wenda to be focus, ukaba ufokasinze cyangwa ukagira intumbero muri wowe y'icyo cyifuzo urimo usengera, kubera ko wamaze kumenya umumaro w'uyu mwuka wera
ugwiye no kugira intumbero ituma umushaka kanamusaba. Ikindi cya gatandatu ni uguhuza umutima. Ukwiye guhuza umutima kuva ko muri wowe niba uri kumwe na bagenzi bawe, ukwiye guhuza umutima na bagenzi bawe, ukwiye kubana n'abantu bose amahoro, ukwiye kugerageza ukabana n'abo mubana mu rugo amahoro, ukagerageza ukabana n'abo mubana mu kazi amahoro, ukagerageza ukabana n'abo mubana mu mudugudu amahoro, ukagara amahoro. Mbese bikagaragara yuko koko muri wowe uri umwizerwa, ugaprepara ugategura inzira n'aho umwuka wera akwiye kuba mu mutima wawe. Cya karindwi, ukwiye kwiyumvamo yuko ari isezerano ryawe nanjye, kandi ukumva ko umwami Yesu azarisohoza nk'uko yabivuze. Imana ishimwe. Bene data mbakumbuze, dukwiye kwifuza kuzura umwuka wera, ndetse tugatunga n'impano z'umwuka wera, tukazikoresha mu buryo kugira ngo itorero ryunguke. Imana ishimwe cyane. Tugiye ku by'impano z'umwuka wera, aha naho twafataho icyigisho kirekire, tukavuga uburyo zikwiye gukoreshwa, tukavuga uburyo abantu bafite izo mpano z'umwuka wera bakwiye kwitwara. Ni ukuvuga ngo impano z'umwuka wera wowe uyifite ukwiye kuyigira witwara neza. Ni ukuvuga ngo kuzura umwuka wera dukeneye ni ukuzura umwuka wera gutuma umuntu wuzura umwuka wera yera imbuto zikwiriye abihana. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka wera ni umwuka wera ugushoboza gukiranuka no gukora iby'Imana ishaka. Bene data rero ndagira ngo usabe icyo cyifuzo ukigire, nanjye nkigire. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo soze dusenga Imana. Ndagira dusenge Imana aho uri uyu munsi, wowe urimo wumva iki cyigisho, banza ubwire umwami Yesu, ubwire ngo umwami Yesu mbabarira cyane, unyeze untunganye, umbabarire ibyaha nagukoreye, umbabarire aho nagenze uko bidakwiye, umbabarire gucika intege, umbabarire kudasohoza ibyo wansabye, kutuzuza misiyo wampaye yo kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryawe, yo kugira ngo mbashe kubwira abantu ibyawe, ahubwo babera igisitaza mu nzira. Birashoboka niba warabaye muri uwo mwanya, ubwire umwami Yesu, umubwire uti mbabarira. Nurangiza usenganire isengesho kugira ngo dusabe imbaraga z'umwuka wera, nawe kuri uyu munsi wa Pentekote Imana ikugire neza, kuzuze umwuka wera. Ndagira ngo dusengane muri uyu mwanya dusaba imbaraga z'umwuka wera. Ndagira ngo usabe aho uri, uce bugufi mu mutima, wizere, hanyuma dusengane. Mwami Yesu, Mana yacu, Mana ishobora byose, turagushimye cyane. Ijambo ryawe riratubwira ngo ntabwo uzadusiga nk'imfubyi, ahubwo uzatwohereza umufasha w'umwuka wera. Ibyo nibyo wadusezeranije, ibyo nibyo watubwiye. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera, dukeneye kuba abagabo nyabagabo, dukeneye gukomera ku munsi mubi. Mu izina rya Yesu Kristo dukeneye impano z'umwuka wera, dukeneye kutugirira neza, dukeneye kugendana natwe. Ndasenze n'ingingi y'aba bagabo, n'ingingi y'aba badamu, n'ingingi y'aba bakobwa, n'ingingi y'aba basore, mu izina rya Yesu Kristo ubuzuza imbaraga z'umwuka wera, ubagire neza cyane, ubiteho, ubakomeze mu minsi nk'iyi. Mu izina rya Yesu Kristo bijya bigaragara yuko bakwizeye kandi utuye muri bo. Ukomeza kubagira neza, ubafashe, ubagire neza muri byose, kuko uza kubana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bari muri kumwe na Pastori Nsanzimana Frodoir. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Shalom, shalom, shalom.